Reka mbifurize kugubwa neza mwe mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel. Ndizera ko mumeze neza kandi ibyo mukura byose bibahiraho muri bose mu bice bitandukanye by'igihugu, abari burasirazuba, abari burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Mwese ndabifuriza kugubwa neza. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Aziya, ariko ku mugabane wa Aziya mwebwe nimworohewe by'umwihariko muri Aziya mu burasirazuba bwo hagati, muri Irani, ubwo n'amakuru burya atandukanye bavugwa bagezweho nayo ubwo mbanyagarukirijeho. Leta z'Ubumwe za Amerika noneho zinjiye muri Irani neza zirasamiri sasu barasa kuri za centre nucléaire zabo. Byari bimaze iminsi bitegerejwe, Donald Trump yarabivuze. Ubu rero ahantu hatatu hose bahakubise, abantu barategereje baravuga ati isi biragenda bite ko hari ibindi bihugu nabyo bivuga ko bishyigikiye Irani. Ese birabyifatamo bite harimo nk'Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi? Sha muri Aziya rero ni ukubasabira abanyarwanda hari muri Irani, nimwitahire birakomeye. Ubwo ariko ni ukubasengera nta kuri no mu bindi bihugu, ubwo no muri Israel ubwo nabo ntibaborohewe ngibyo. Ariko ngiye kiba kinzanye n'amakuru y'imikino nyine nebwo mba nkanyujijemo. Abari ku mugabane Burayi, ku mugabane wa Amerika y'Epfo n'iya ruguru, abari ku mugabane wa Oceania, mwese abakunzi b'imikino ndabaramukije cyane. By'umwihariko abakunzi ba Ronda Sport Channel, mwebwe mwakoze subscribe, mugakora subscribe muvuga muti rwose tujye twibanira na Ronda kuri Ronda Sport Channel. Ndabashimira cyane ibyo mwakoze n'iby'agaciro, ni ibintu bitanga umusanzu rwose kuri njyewe. Igisigaye nuko n'ubundi dukomeza kubana muri uwo mujyo, mu sharing inkuru twaganiriyeho, mukazikorera like, mugashyiraho n'ibitekerezo byanyu kugira ngo ibintu byose birusheho kuba barabara. Hanyuma rero namwe abatarakora subscribe ni muri hehe kugira ngo namwe inkuru zijye zibageraho mu buryo bwihuse, notification z'izo nkuru twakoze mujye muzibona. Hanyuma namwe muzisharinge, muzitambaze ku bandi rwose, mukore like, ibitekerezo byanyu mubitikureho, hanyuma ibintu byose birusheho kugenda neza. Ubwo rero ndizera ko icyumweru weekend muri rusange yabanogeye cyangwa se ikomeje kubanogera. Abari kujya mu misa, bari kujya mu birori bitandukanye, mwese mugubwe neza cyane. Muri aka kanya ndagira ngo tugiye kuganira kuri Rayon Sport, tuganire kuri APR, tuganire kuri polisi. Ariko hano mbitse ibanga narindi bitse hafi iminsi 2 ariko ndarimena biciyo byagaciye ikizaba nzanga umuti ngewe rero ndasi ndayisaba. Ariko ndagira ngo mubwire ko inyarugenge sinzi ukuntu biri bumere kuri uyu wa mbere cyangwa se wa kabiri. APR igiye gukora agashya muri Rayon, yewega ubwo abareyo namwe sinzi ukuntu muri bugafate. Ndaje nkababwire byakomeye. Ariko mbere yako gashya reka manze ninyurire mu makuru avugwa mu makipe. Reka nkubwire ko biri kuvuga ko ikipe ya polisi Ben Musa byamaze kurangira agiye kwitoza, akayitoza mu mwaka wa 2024 abantu bamuhiribikanira rwose ngo idiru wamaze kuyirangiza, ubagiye kuba umutoza w'ikipe ya Police Football Club. Abantu baravuga batese azayishobora, nubwo yatoje ikipe ya APR akayitoza ari kurangiza ikivi cyatangiwe na Adiri. Baravuga batese koko Ben Musa azarusyaho muri polisi, batahubwo nibuzi yaza kuba Adiri w'umuhatanyi uzi guhatana, uzi gukira igitsure ku bakinnyi, bataho ngaho byari kuba bigerageza nibuze. Ariko ubwo nyine nuko nayo mahitamo ya polisi. Andi makuru rero aravuga ko ngeze mu ikipe ya APR Football Club, amakuru yiri wacicikana ku munsi w'ejo no kuwa gatanu bivuga ko umukinnyi byavugwaga ko, kuko ntabwo ariyo yabivugaga, APR yo ntirabitangaza, byavugwaga ko yaguze kuva muri Burkina Faso mu ikipe ya Sonabe witwa Dao Larouf Memel. Uyu nguyu byavugwaga ko ikipe ya Singida yamuguza, ahubwo ndetse yewe yanabitangaje. Singida ibitangariza ibitangazamakuru byo mu Rwanda birimo Kigali Today. Natwe ku munsi w'ejo twaganirije CEO wayo, ariko alituficha siri, yaduhisha ibanga. Ntabwo kwa kweli hakutuambia ukweli, ntabwo yigeze atubwira ukuri kwa nyako. Yaratubwiye ati mu by'ukuri twebwe turacyari muri sezo, dufite imikino ya shampiyona tugomba gusoza, dufite igikombe cy'igihugu, bati ibya transfer ntituratangira kubitekerezaho. Ariko abo bose niko baba bavuga iyo bateganya kugura umukinnyi bitarajya mu buryo cyangwa se transfer zitarafungurwa, hari igihe baguhisha. Hanyuma ariko aratubwira ati mwebwe bundi murajya he mwabajije mu ikipe ya APR?
mu ikipe ya APR rero murabizi ko namwe bagira ibanga iyo ikintu cyabo bataragishyira ku murongo cyangwa se igihe cyacyo kitaragera baragihisha. ubu ngubu APR twabibabwiye yarahindutse, ntabwo kiri ya yindi ikoresha ryayibukiro abantu bajya bimagina bavuga ngo dusabe inema yo kutabyasasa. ntabwo gipfa kwasasa ibintu byayo. ubwo rero uyu CEO yaratubwiye ati ariko nubwo mbabwiye ibyo mumenye ko ibintu by'umupira ni nk'igihe umuntu afite inda cyangwa se atwite, ati niyo yayihisha ariko arayihisha iragerageza ariko buri gihe ikanga ikagaragara. aho hantu ntabwo twasobanukiye icyo yashaka kutubwira, ariko nakubwira ngo ibyo uyu mukinnyi biracyari amayobera, biracyari mu gihirahiro. yaba iyi Singida yadushyize mu gihirahiro, APR nayo turacyari mu gihirahiro kuko ibyari ntirabitangaza ngo ivuge iti twaramusinyishije, ariko amakuru yavugaga ko abo muri APR byarangiye rwose bamaze kumusinyisha, ndetse nk'uko natwe twagiye tubitangaza. ubwo igisigaye ni ugutegereza icyo bita official statement cyangwa se declaration officielle kuva mu buyobozi bwa APR niba baramusinyishije, cyangwa se na Singida nayo igakora statement ikagaragaza ko kuko yaba yaramusinyishije. ubwo hagati aho tunategereje rutahizamu nawe nk'uko APR yatubwiye ko isigaje abakinnyi babiri. rutahizamu we aracyategerejwe kandi we noneho nibanga, ubwo nabyo tuzabimenya. hanyuma rero reka nikoze muri Rayon Sport nk'uko nabikomojeho. muri Rayon Sport twarabibabwiye ubwo mbere, ariko agashya sindakageraho ryabanga sindarigeraho mwitonda, ariko mungenze gakeya ibanga ryo ndarifite muri Rayon Sport. ariko reka manze nyine mbabwire amakuru yaho. twababwiye ko uwitwa Bigirimana Abedi yategewe indege kugira ngo aze mu buryo bw'igitaraganya kuganira cyangwa se gusozanya n'ikipe ya Rayon Sport. biravugwa rero ko kuri iki cyumweru ari bugere Kigali akaganira na Rayon Sport ku buryo dushobora kudatungurwa cyangwa se dushobora gutungurwa, byose ni kimwe. ku munsi w'ejo tumenye ko uyu Bigirimana Bedi yaba yabaye umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. nagera i Kigali ubwo turakurikirana details zabyo, ariko nk'uko twabivuze uyu ni umukinnyi nibuze Rayon Sport iramutse imuguze abafana bayo ntekereza ko wenda batangira kugira icyizere cy'uko n'abandi bakinnyi bazagenda baza. erega buriya amazina manini azana n'andi ayakurikira da ntawamenya. Bigirimana Bedi rero umukinnyi wa hagati wakinnye mu ikipe ya Kiyovu akajya mu ikipe ya Polisi, amakuru aravuga ko rwose uyu munsi nta gihindutse agomba kugera i Kigali. batadiyo bahita bamwataka baganira nawe bavuga bati ngwino banguka, turabizi by'iki gihe bisigaye bihindagurika, bisigaye biguruka nta mababa, dushobora kuba ari twe twagutegeye indege byarangira ukaza wigira mu yindi kipe. bati rwose twebwe tukifata ku munwa tukumirwa. bati rero nahagera uko byagenda kose ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport burahita bukubita contre attaque bute bujya kumureba kugira ngo barebe ko basozanya. indi transfer rero twavuze ni icyataka gikomeye cyane, biri kuvuga ko nacyo hari abariyo ngo bakiganiriza bavuga bati ngwino ukinire ikipe ya Rayon Sport. abantu batangiye kutubona imboga mumenye bavuga bati Rayon Sport ntizagura. bati rero reka nawe tukuganirize turebe ko waza. ni icyataka rero cyo muri Uganda cyitwa Ivan Ahimbizibwe. uyu ni rutahizamu byo bigaragara ko statistique ziravuga. icya mbere ni rutahizamu uhamagawe mu ikipe ya CHAN izakina imikino ya CHAN nyine kuva ku itariki 2 kugeza ku itariki 30. ikipe y'igihugu yabo ya Uganda izaba yakiriye n'iyi mikino. ubwo rero azaba yataka abantu bamureba. yatsinze ibitego 16 muri saison ya 2024-2025 ni uwa kabiri. ni ukuvuga ngo akurikira Alan Okero watsinze 19. Ivan Ahimbizibwe yatsinze ibitego 16. akaba ari nkuko bitangazwa n'ibitangazamakuru ugandafutball.com baravuga ngo he is a center forward. ni cyataka, ni cyakinyi gihagarara mu rubuga rw'amahina rwa adversaire, aba defenseur ba adversaire bagahungabana. abakinyi ngo bashobora guhereza imipira iburyo n'ibumoso bakayimuhereza akayibyaza umusaruro, cyangwa se umukino inyuma nkuko Abedi yaba yaguzwe na Rayon Sport ngo akajya mukubita imipira ku buryo amapase za hapa na pale, ku buryo uyu Ivan Ahimbizibwe nawe ngo yaza gatsinda ibitego byinshi mu ikipe ya Rayon Sport. ibyo byose ni ukubitegereza
tukareba ko bazamugura ndetse n'abandi bakinnyi bazagenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane ko yo navuga ko ariho igitangira isoko ku buryo bugaragara. Ubwo twirengagije ba bakinnyi babiri twavuze barimo ba Musore Prince ndetse n'uwitwa Tony Kitoga. Uyu nguyu nawe bagoze hariya kuri tapi rouge muri tera hejuru, ndebe ko nabonamo umwenda unkwira cyangwa se umwenda nishimiye, niba unacitse nzajya kuwidodera. Hariya niho buriya abantu bagurirayo, twarabibabwiye ni abatishoboye. Izo za Kiyovu Sport, za Kigali, za Gasogi, za Gorira, za nde nizo zigurirayo, nubwo na Rayon Sport nyine itarabona amafaranga, ariko yo baba bavuga bati uko byagenda kose twebwe tuzayabona. Ubwo rero biravuga ko uwitwa Bigirimana Bedi ndetse na Ivan Ahimbizibwe baramutse bababonye bahita begera Skol, umwe muri bo agahita Skol imwishyura, agahita umukinnyi wa Rayon Sport ndetse n'ikinyobwa cya Skol birumvikana kigakomeza kumwiyambisha. Ubwo abandi bakinnyi biri kuvugwa ni Ntarindwa Aimable, ariko biravuga ko ngo byajemo kidobya, ngo abanyamakuru bahihibikanye barashikora, ngo ariko ni Ntarindwa Aimable ngo abakoreshaga ngo bakajya bavuga ngo Rayon Sport ngo kuri gukererwa, ngo Ntarindwa Aimable arigendera, ngo nyamara ngo arigendera. Ibyo byatumye rero navuga ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwahise bavuga buti burya niba ari ibingibi rero Ntarindwa Aimable ukoresha, iyi turufu irashaje, genda ujye gushakira ahandi. Ibyo n'izindi transfer zizakorwa muri Rayon Sport tuzagenda tuzigarukaho. Agashya rero, ibanga rero ngewe narindi bitse ndimaranye iminsi 2 narimenye kuwa gatanu, ariko ndabivuze ngewe bicaho byagaciye kuri uyu wa mbere cyangwa se kuwa kabiri. APR ishobora gukora agashya mu ikipe ya Rayon Sport, ariko siko ni mu ikipe ya Rayon Sport, ntabwo ari mu ikipe, ariko ni mu muryango wa Rayon Sport. Reka mbyite mu muryango wa Rayon Sport, kuko iyo uvuze mu ikipe hari igihe uvuze wenda abantu bagatekereza ko ari ukugura umukinnyi wa Rayon Sport, wenda tuvuge nka Azizi Basane, ari ukugura umukinnyi wa Rayon Sport nka Dama Bagayoko, ari ukuzana mbese wa muntu uri hafi y'ikipe. Ariko n'ubundi byose hamwe ni kimwe, byose kimwe ni ikipe. Biravugwa ko rero hari umwe muri mu Bareyo watitizaga APR, watitizaga za Mukura, watitizaga za Kiyovu, watitizaga n'izindi kipe zose. Ubu ngubu ushobora kugira gute? Ushobora kuba ari mu muryango winjira muri APR. Bavuze bati, ubwo ndavuga muri APR, bati kutitiza ko wadutitizaga, ugatitiza za Mukuru, ugatitiza za AS Kigali, ugatitiza za Kiyovu, hari ikintu aho ngaho uri bakumariye. Maye nka data. Bati aho ngaho hari ikintu uri bakumariye. Bati nibuze se hari amafaranga, hari imodoka, hari ikintu gikomeye bagukoreye. Bayo ndati ntacyo, nuko ngewe mvuga ngewe ndanayikunda. Baravuga bati rero twebwe twiteguye kumena bank, twebwe twiteguye icyo bita tutakufurahisha sana, tuzagushimisha cyane, tutakupa chochote utakachotaka, tuzaguha buri kintu cyose uzaba wifuza. Bati rwose twiteguye kugukorera byose, hata tunaweza tukakujengea nyumba. Bati dushobora no kukubakira inzu. Bati tena tunaweza tukakununulia gari. Bati twebwe dushobora kukugurira imodoka. Bati twebwe dushobora kugukorera ibintu bikomeye, hata tunaweza tukakutafutia shop ukauza vitu mbalimbali. Bati tukagushingira iduka ugacuruza ibintu bitandukanye, cyangwa se wowe icyo ushaka mbese. Tukakununulia shamba, tukakugurira umurima, ubutaka. Mbese bamujyanye mu bintu byose, baramwereka bati dore tunaweza tukakununulia nini, tunaweza tukakununulia nini. Wamemuonyesha vitu vingi sana, bamweretse ibintu byinshi cyane biri muri APR. Baravuga bati rero ibyo byose ngwino wihitiremo, ngwino uhitemo muri ibi bintu bitatse APR. Ubwo rero rwose aracyatekereza, aracyazunguza ururimi, aracyareba, ariko bariyo niba mutamuramutse aragenda da. Yitwa Wasiri. Wallahi arayitahamo, arayijyamo da. Wakimununulia nyumba, wakimununulia gari, wakimununulia shamba.
birakomeye rero. Amakuru aravuga ko uyu muvandimwe igikorwa bari gutegura cyo kwizihiza imyaka 32 APR imaze ishinzwe kizabera ku Murindi, ashobora kuzaba yarikokereje ari mu mwenda w'umukara n'umweru, avuza yikunkumura avuga ati mimi mshabiki wa APR, mimi msemaji wa APR. Murabyumva mute? Abareye uko mudakanda kanyenye, niba bamuvunye bataramuguriye imodoka, batade ngo bamwubakira inzu, bintu birakomera, aragenda hariya, maneno yake yote yatakuwa ni APR. Ubwo rero ndarimenye bicaho byagaciye. None kubitsi banga umunyamakuru sugira ngo nubwo atari warimbikije, ariko narakuruye ndakururangira muri APR, ndabimenya kuri uyu wa mbere rero. Anaweza akajikuta katika timu ya APR, ashobora kwisanga mu ikipe ya APR akiwa ni msemaji wa mashabiki. Nubwo bafite Jangwani, lakini wanaweza kuwa wawili, bashobora kuba babiri, bakaba bavugizi. Ubwo rero amafaranga ntacyo atazakora. Amaye nka rero ntacyo atazakora. Aragiye wabandi twamukundaga twese rero mayi yewe aragiye. Ubwo nge ndamuririmbiye rero, nimwumva yagiye muzamve ko nari umuhanuzi, keretse niba APR iri bwisubireho. Ariko bakaniye baravuga bati tugomba gukoma mu nkokora ikipe ya Rayon Sport mu mpande zose, tukayitwara abakinnyi, tukayitwara n'abavugizi. Ariko ibi bintu APR bwaba ari ubwa mbere yatwaye bitwa ba Byiringiro Pasteri, yatwaye bitwa ba Sarupongo, yatwaye bitwa bande bose bashobora kugenda. Aya ni amakuru ariho, ntabwo biraba, biravugwa, biri mu nzira. Bareyo. Ariko abareyo nabo bakavuga bati ba Wasirise ko ari benshira, ko n'abayobozi bayo nabo ngo baba bawasiri, kuba bishoboye kwivugira gutangaza, bagatangaza, abo bagacinya batangaza, ba Martin Rutagambwa batangaza, ni wabakanga n'abandi bafana bayo nguko uko bimeze. Ubwo rero reka tubitegereze mu cyumweru gitaha, cyangwa se kuri uyu wa mbere, cyangwa kuwa kabiri, cyangwa kuwa gatatu, cyangwa kuwa kane, cyangwa kuwa gatanu, cyangwa kuwa gatandatu, cyangwa ku cyumweru. Bishobora kuba keretse nagira ikindi kibipfubya, cyangwa se abareba ndi bagahita bahuruduka bakavuga ati natwe iyo gari tunaweza, iyo nyumba tunaweza kuijenga, shamba hilo tunaweza kununua, shop hiyo tunaweza kuitafuta. Ibyo ngibyo nicyo byonyine bishobora kuba byagira gute byatuma Wasiri aguma muri Reyo. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Ronda Sport Channel. Ubwo ibitekerezo murabimpa, aramutse agiye murabibona mute? Ese hari aho baba babaciye umugongo koko muri Reyo? Aba Wasiri ntimubafite ari benshi? Mwebwe nimwakwitoranyamo umuwasiri? Ngibyo rero, ubwo ndaza kubibona mu bitekerezo byanyu. Ayo ni amakuru nkura mu kanwa k'intare, ikiganza cyanjye ariko cyari gihiriyemo, ariko nimureba nabi nyine ubwo uwo nguwo arabacitse. Murakoze cyane, bye bye, mukomeze kumane nanjye kuri Ronda Sport Channel.